That's my life, man. Unless you're mine. To be honest, we're so fine. When I say I love it, it's an endless vow. Our story's fairy tale to be told. Everywhere in my darkest journey, you've been my guiding light. Every moment we share is beyond compare. In the silence of mystery, our hearts found the voice. I loved you for no reason, it's just a matter of choice. Forever and ever, my love for you will grow. Like a river that endlessly flows. I was waiting for you to fix my heart, to bring me back to life, and show me what love's like. You embraced me as if we went way back. I promise you'll be better, 'cause you just played your part. Mu mugoroba watambutseho ku wa 17 ubwo yari ku wa gatatu muri uku kwezi kwa 9 nibwo mu Bugesera habereye ibirori bidasanzwe. Uti nibihe? Ni ibirori rero bya Neo Bosco, uyu muhanzi akaba n'umwanditsi ukomeye cyane kandi wubatse izina mu ndirimbo zitandukanye yani wacu mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yasabaga umukunzi we Mukamisha Irene yuko yamubera umugore. Uyu mukobwa nawe niyazuyaje yahise yemera, ariko ibi byari ibirori bidasanzwe cyane kubera yuko ni ibirori byitabiye abastari bagiye batandukanye, by'umwihariko abo mu ruhando rw'imyidagaduro cyane cyane muri muzikani wacu mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane yuko uyu Neo Bosco yagiye aririmbana na benshi batandukanye, yagiye yandikira benshi, ni benshi babanye mu muziki, abamumanejinze, aho bagiye bakorana ku bihangano byinshi bigiye bitandukanye. Urumva rero ni ibintu byari byiza kandi byari bihebuje. Ni ikirori twavuga yuko ari ikirori kinini, aho yaje no kuririmbira umukunzi we, amuririmbira indirimbo nziza, inyuma ye handitse Will You Marry Me. Ibi ngibi bikabisobanura muri rurimi rw'ikinyarwanda ngo ese washyingiranwa nanjye. Rero reka natinze mu magambo, mbanze nguhereze ikaze wewe ukurikiye Iwacu Topic, mereze ikaze gukunda kumva ibiganiro n'amakuru tukugezaho. Reka mwibutse gukanda subscribe, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro ngiye kugezaho ibiganiro n'amakuru kuri no muyoboro ni Fix. Nkaba ikaze rero ku muyoboro mugari w'ibiyegeranyo n'amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muhaye ikaze mwisi y'ubucukumbuzi. Ndakwibutsa nanone kandi nkongera nkabisubiramo, ugibanza ukande subscribe mu gihe ugeze kuri no muyoboro ukabona utarusanzwe ukanze subscribe, kandi ujye ukora no kukazogera kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi kuwundi nta kiducitse. Rero nagutindiye, reka dukomeze nkubwira yuko umugoroba watambutse byari ibirori bikomeye muri Gashora, byari ibirori bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda hariya mu karere ka Bugesera. Twifashishije bya bitangazamakuru nanone kandi hari icyagize giti umuhanzi Niyo Kwizera Bosco wamamaye nka Neo Bosco mu ndirimbo zinyuranye yambitse impeta umukunzi we Mukamisha Irene amusaba kumubera umugore, bakarushinga rugakomera. Ni mu birori rero byabereye kuri La Paris Gashora mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, ubwo ni wa gatatu watambutse ku itariki 17 Nzeri 2025, byitabirwa n'inshuti n'imiryango yabo ya hafi. Urumva yuko ni ibirori tutakita ko ari ibirori bitoya, ni ibirori byo kwitabirwa n'abantu benshi, inshuti, abavandimwe, abo mwagiye mukora nabo mufite ibyo musangiye mbese muri rusange. Neo Bosco rero yari yitwaje gitari aririmbira umukunzi we, mu gihe inyuma yaho yari arimo amuririmbira ahagaze hari handitse amagambo agira ati Will You Marry Me. Uru rukaba ari ururimi rw'icyongereza, ariko wagerageza kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda bikaba bisobanura ngo wakwemera gushyingiranwa nanjye. Mukamisha Irene rero nawe yatunguwe, atungurwa n'uyu muhango ndetse aranezerwa cyane, ubona yuko ibyishimo bimuri mu maso, ubona yuko abuze uko yifata, ariko niyazuyaje kwemera ubwo yambikwaga impeta, ahita yemera yuko aba umugore wa Neo Bosco mu gihe kizaza. Neo Bosco rero yavuze yuko ibyabaye ari ibintu atigeze atekereza ko bizabaho, ariko ari byo by'ingenzi mu buzima bwe, aho yagiraga ati hari igihe uba utazi ko igihe nk'iki ngiki kizagera. Sinigeze ntekereza ko nzisanga mu bintu nk'ibi, ariko ubu mbona ko ari byo bintu by'agaciro kuko mbigezeho. Uyu muhanzi kandi yongeyeho ko byose yabigezeho afashijwe n'Imana ndetse n'abantu bamwegereye. Ubwo yambikaga impeta rero Neo Bosco akaba yanamuririmbiye indirimbo yubakiye ku izina rya Irene, ndetse anavuga amagambo akomeye agira ati kugukunda ni indahiro idasaza, nshaka kugukunda cyane,
nshaka kukubwira isi yose ikakumenya ko ari wowe naburaga. Nanone kandi mwibutsa yuko ku itariki ya 9 muri 2025 ku kwezi turimo n'ubundi Nzeri ni mu minsi yatambutse nibwo bwa mbere Niyo Bosco yagaragaje umukunzi we ku mbuga nkoranyambaga amwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, anavuga yuko yabonye uwo umutima we wakundaga by'ukuri. Niyo Bosco rero akaba ari umwe mu bahanzi tutashidikanyaho ku buhanga bwabo kandi banakunzwe cyane hano mu Rwanda bitewe n'ubuhanga bwe mu muziki ndetse n'ubutumwa bwimbitse aba atanga mu ndirimbo ze. Akaba rero aherutse gutangaza yuko yiyemeje gukora umuziki w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko n'urugendo yahuje no kwandikira indirimbo abandi. Rero Niyo Bosco ibyengira ngo urabyimviye yuko ari inkuru nyinshi, ariko nanone ni ibintu byiza cyane kubona umusore wacu atera intambwe, ni byiza cyane kubona yakegera uyu mukunzi. Ariko nanone nango nagenda nakwibukije bamwe mu bastari cyangwa bimwe mu byamamare byitabiriye iki kirori cya Niyo Bosco ubwo yambikaga impeta. Hari harimo umukobwa bari inshuti cyane nawe w'umunyamuziki mwiza Bwiza, hari harimo kandi abandi bastari batandukanye nka Chris Easy, Junior Giti, Bwiza we namukubwiye, harimo Claude uhuje imfura, harimo Vestina na Dorcas, aho Vestina yari yaje ari kumwe n'umugabo we. Ni benshi bagiye bagaragara, ngira ngo nawe nkuko ubyibonera mu mashusho ni benshi abuzi abutazi. Ni ibirori byari byiza, bagiye afatana amafoto n'abagiye batandukanye, afatanya amafoto na Junior Giti ndetse na Chris Easy nk'abantu bakoranye akazi. Urabona yuko rwose byari ibirori byiza, ubwo abitabiriye ibirori bose bari barimo ubona ko banezerewe kandi baje kumushyigikira. Natwe nka Watch Topic rero nitwagenda tutavuze ngo Niyo Bosco ruzamuyire, nitwagenda tutavuze Niyo Bosco azagire urugo ruhire, kandi n'indi mihango yose iri inyuma Imana izakomeze imukomereze amaboko, ndetse n'uyu mwuga akora bijye bikomeza bigende neza. Ngushimira cyane rero weho wadukurikiye akantu ku kandi, mushimira cyane weho wakurikiye Watch Topic, weho wabanye natwe kuva dutangiye kukugezaho no makuru kugeza turangije. Mwibutse gukanda subscribe rero niba tubana utarakoraho, niba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro nabwo wibuke ujye ukandaho, ujye ukagukanda like mu gihe ukunze ino video, kandi ujye unayisangiza inshuti. Nyamuneka ujye usiga n'igitekerezo cyawe kugira ngo tumenye ibibura, tumenye ibihari, kandi tumenye n'ibyo twongeramo kugira ngo tujye dukomeza kubana neza kandi tukugezaho ibintu byiza. Nkaba ndi Fix rero ngiye twabanye muri ano makuru. It's gonna be playing with the fire. In your life, I see a life direction. When you are multi, now you give engagement. I'm in love with all of you, my angel. Kuku, kuku, the stars. Yeah.